Nongeye kugusuhuza nshuti munywanyi wa Roni Magazine. Nshimira cyane wowe wakanze subscribe, wowe ukanda like kuri buri video dushyizeho, nawe uduha igitekerezo cyawe muri comment. Uyu munsi nje kukubwira byinshi ku gitabo gihisha ubuhanga bwinshi, ndetse buri wese utangiye kugisoma akomeza kugira inyota yo kumenya ibikurikiyeho kugeza ubwo arangirije kugisoma amaze kwibikaho ubwenge n'ubumenyi butagira ingano. Igitabo cya Mwene Siraki. Iki kiganiro cyitwa Burahure, njyewe ukigutegurira nkanakikugezaho nitwa Romuald niyo gisubizo. Izina nyaryo ry'iki gitabo ni Ubuhanga bwa Yezu Mwene Siraki, wari umunyabuhanga w'i Yerusalemu. Iki gitabo cyanditswe mu Gihebureyi ariko ntibyatinze gihindurwa mu Kigeriki, maze Abayahudi bari batuye Alexandria bavuga Ikigeriki barusha bo muri Palestina kucyemera, bigeza aho badashidikanya kucyakira nk'ijambo ry'Imana, ndetse bagishyira mu rwego rw'ibitabo bitagatifu. Abakristo ba mbere bakurikije urugero rw'abo Bayahudi b'Abageriki. Mu kajambo kagizwe n'imirongo 34 kabanziriza umutwe wa mbere, umwuzukuru wa Mwene Siraki aradutekerereza ukuntu ari we wahinduye icyo gitabo cya sekuru mu Kigeriki. Uwo murimo utoroshye yawukoze amaze kugera mu Misiri mu mwaka wa 38, umwami Everigeti ari ku ngoma, hakaba mu mwaka w'132 mbere ya Yezu Kristo. Tukaba rero twakurizaho kuvuga ko Mwene Siraki yabayeho nko mu myaka 60 mbere ye, hagati y'umwaka w'190 n'umwaka w'180 mbere ya Yezu Kristo. Kwibutsa ko mu myaka ya mbere ya Yezu Kristo babaraga bava ku munini bajya ku mutoya. Ese igitabo cya Mwene Siraki giteye gite? Iki gitabo kigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Mu gice cya mbere dusangamo inyigisho zinyuranye zerekeye ubuhanga. Iki gice gikusanyirijemo imigani, amabwiriza n'inyigisho ngufiya bikurikiranye ku buryo buvangavanze, mbese nk'uko bimeze no mu gitabo cy'imigani no mu cy'umubwiriza. Wagisangamo ibyerekeye kubaha Imana, kwiyumanganya mu byago, uko tugomba kugenzereza ababyeyi, kwirinda ubwirasi, inshuti nyazo n'izitari za nyazo, n'ibindi byinshi nk'ibyo. Mu gice cya kabiri cy'iki gitabo dusangamo gukuza Imana kubera ibikorwa byayo by'agatangaza. Aha tuhasanga ubuhangange bw'Imana bwigaragariza mu biremwa byayo. Umwanditsi yitegereza ijuru n'isi, izuba, ukwezi n'inyenyeri, imvura n'umuyaga, imisozi n'ubutayu, inyanja n'inyamaswa z'amoko yose, agatangazwa n'ubwiza bwabyo n'ukuntu binyuranye, maze bikamutera kuririmbira Uhoraho wabiremye byose. Aha kandi tuhasanga ubuhangange bw'Imana mu mateka ya Isirayeli. Umwanditsi arakomeza akitegereza akazirikana abantu bose babaye ibirangirire mu bakurambere b'umuryango we, kuva kuri Enoki, Nowa, Aburahamu, akanyura kuri Musa, Aroni, abacamanza, abami n'abahanuzi, akagera kuri Simoni, umuherezabitambo mukuru wabayeho mu gihe cye. Uko arondora ibigwi byabo rero ni nako abasingiza Imana. Nuko nyuma y'ibyo byose iki gitabo kigasozwa n'indirimbo ihanitse yo gushimira, hamwe n'inama za nyuma zo gushyigikira ubuhanga. Dore inyigisho z'ingenzi ziri muri iki gitabo. Mwene Siraki nta bindi bishya byinshi atwigisha uretse ibyavuzwe n'abandi banditsi b'ibitabo by'ubuhanga bamubanjirije. Umunyabuhanga ni umuntu wubaha Uhoraho, akamusenga kandi akamukunda, ari nabyo rimwe na rimwe bita gutinya Uhoraho. Icyo gitinyiro cy'Uhoraho ni cyo urubyiruko rukuraho uburere bwiza kandi bikaruhesha ihirwe. Ariko se Imana ihanita abagome? Intungane se zo izihemba ite? Mwene Siraki nawe kimwe na Yobu cyangwa umubwiriza ntabwo yabisobanukiweho. Gusa yiringira Imana yizagenzereza buri muntu ikurikije ibikorwa bye, ariko nta kindi arenzaho. Mwene Siraki aterwa ishema n'amateka y'umuryango we wagiranye isezerano n'Imana, ariko akanagira inkeke kubera abanyamahanga bawushikamira bakanawuhatira gutora umuco n'idini byabo. Mwene Siraki yabayeho hasigaye igihe gito ngo umwami Antiyokusi atoteze Abayahudi kubera iyo mpamvu, ari nabwo Abamakabe bivumbagatanyije. Mwene Siraki rero arashishikariza abavandimwe be kurushaho gukurikiza amategeko n'isezerano, kuko ari byo byonyine bishobora kubarokora. Nubwo batari babizi, uko kwiyumanganya mu bigeragezo n'uko kudahemuka byateguriraga umuryango w'Abayahudi kuzakira umukiza Imana yabageneye, ari we Yezu Kristo umwana wayo bwite. Umva amagambo y'umwuzukuru wa Mwene Siraki ari we wahinduye iki gitabo.
Amategeko, abahanuzi n'abandi banditsi babakurikiye badushyikirije izi nyigisho nyinshi kandi zikomeye zatumye biba ngombwa kurata Isirayeli ubumenyi n'ubuhanga byayo. Nyamara ntibihagije ko abasomyi babikuramo ubuhanga bonyine, ahubwo birakwiye ko abitangiye ubumenyi bagirira akamaro rubanda, ari mu buryo bavuga cyangwa mu buryo bandika. Niyo mpamvu sogokuru Yezu wari umaze igihe kinini asoma amategeko, abahanuzi n'ibindi bitabo by'abakurambere bacu akabicengera, nawe yiyemeje kugira icyo yandika ku byerekeye uburere n'ubuhanga kugira ngo abitangiye ubumenyi nibabyitaho barusheho kubaho mu buryo buhuje n'amategeko. Muzashishikarire rero kubisomana ubwitonzi kandi muzatubabarire aho twagerageje gusobanura imvugo zimwe na zimwe ntibidukundire. Koko rero ikivuzwe mu rurimi rw'igihebureyi hari ubwo umuntu atabona uko yakivuga ku buryo bunoze iyo agihindura mu rundi rurimi. Ibyo ntibigaragarira gusa kuri iki gitabo, amategeko ubwayo, abahanuzi n'ibindi bitabo iyo ubisomye usanga bidahura neza n'uko byari biteye mu rurimi babihanzemo. Mu mwaka wa 38 umwami Evurigeti ari ku ngoma, nagiye mu Misiri mpamara iminsi, nuko mpabona umuzigo uriho inyandiko mvugo y'izi nyigisho zikomeye. Nasanze ari ngombwa cyane ko nanjye nashishikarira guhindura iki gitabo mu Kigereki. Naritanze rero muri icyo gihe ndara amajoro nkoresha ubwenge bwanjye bwose ngamije umurimo wo gukwiza hose iki gitabo ngo gikoreshwe n'abari mu mahanga bifuza kujijuka kugira ngo bavugurure imibereho yabo maze bakurikize amategeko. Iki kiganiro wakurikiranaga cyitwa Burahure, njye nitwa Romuald niyo gisubizo. Iyi ni Roni Magazine. Like, subscribe, share ndetse na comment ikomeze ibintero kuri mwe mwese mukunda Roni Magazine ndetse n'ibiganiro byayo. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao.